kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Wakira ijambo ry'Imana. Twihangane y'umwana ijambo ry'Imana, abana tubiyegereze bana n'umwuka wabivuga kandi ibyo aba n'abana rero niba n'umwana wanyu tubishyize mu buryo bwumvikana ntabuzukuru banyu siko utabyemera wabyemera ikomeza. Niyo mpamvu narivuze nti bishobora kumukoraho kubera ahandi ni mwacu ni mwadata ni mwamama. Ubuhamya rimwe na rimwe tuvuga aba bashobora kutabyumva cyane ariko mwebwe murabyumva cyane. Namwe rero abatabyumvaga cyane ndatekereza ko ndi hano sinshobora kukabya kuko aba barabizi, abantu barabizi. Uko babizi rero Imana hano muri byumva abari byumva kuri baravuga ngo ngiyo Yesu ngo Yesu ari aho Yesu ari ibintu biragira gute birahinduka, aho Yesu ari ibintu bitera imbere biramwakizera. Genda ndabizera kome bereze uko nabyumva uti kubera iki hari umwanditsi wanjye aravuga ngo ahari birakwara umuntu bwaje mu gitondo impundu zikavuga. Iyo n'ibindi nabimaze kurira ukarara mu marira ukavuga uti biracitse birakomeye, naho mu gitondo impundu ziri buvuge kuragira ziri mu nzira mu ijoro ryose bwaca mu gitondo kumva ziradodoye umugani w'abarundi, kumva zitanze gahoti impundu zikavuga. Impamvu buriya ubukristo n'imyizerere iratandukanye kandi itandukanye bivana n'imyumvire ya buri muntu. Imyumvire yawe ni ku Kristo bwawe bungana, uko Kristo bwawe bungana nako n'imyumvire yawe bungana. Ni ukuvuga ngo ubukristo bwanjye si bwo bwawe n'ubwawe si bwo bwanjye, biratandukanye. Ntukajya wibeshya. Gusa ikintu kiriho nuko twese tujya tugaragara n'indyarya, ugasanga ubuzima mpagarara hano nkavuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana, ugasanga hariya hanze bitandukanye n'ibyo mvugira hano, ntibibyerekana na gatoya. Naho niho hari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu usanga umuntu yibeshya ku wundi, ariko ndababwiza ukuri kw'Imana. Imana izi mu mitima ya buri wese, izi n'ubukristo bwawe, izi n'igipimo uko kingana, izi n'imyizerere yawe uko ingana. Ntiyita ku magambo tuvugira hano, yita ibihoraho mu buzima byerekana imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Tuvuge haleluya. Amen. Imana tuba hano muri byo, Imana yanyigishije ibintu n'abaye turende mu buryo budasanzwe. Ijambo rya mbere Imana yanyigishije ubutayu icyacu hano muri Gicumbi, muri byo yanyigishije uburyo bwo kuba mu butayu, itwigisha uburyo bwo kwihangana mu butayu, itwigisha ubuzima bw'ubutayu. Icyaga
Imana itwigisha uburyo ishobora gutungira umuntu mu butayu babijwe kandi urimo nababwira ibyo muzi ko mutuzi. Icya gatatu, Imana itwigisha kumva ijwi ry'Imana mu butayu. Ibindi abantu tubaho mu butayu, umuntu akabaho mu butayu, baravuga bya bipimo by'umukristo. Umuntu akabaho mu butayu akavuga ngo ni mu butayu bwo kubura urubyaro, undi akavuga ngo ni mu butayu bw'ubushomeri, undi akavuga ngo ni mu butayu bw'uburwayi, undi akavuga ngo ni mu butayu bw'ubutayu. Ariko hari ubutayu Imana izi kujyanamo ikamenya n'uko igutungira mu butayu. Wibeshe wijyane mu butayu bivanye n'irari ryawe n'ibyo ushaka wowe ubwawe bitari mu bushake bw'Imana, uzishakira n'igutunga mu butayu. Tuvuge haleluya. Niko Imana ikora. Ibaze hano twabaye mu buryo muzi ko twabaye mu buzima, ntabwo kubivuga, twabaye mu buzima madamu afata impengeri z'amasaka akazitegera abantu. Urabona umwana abiri intumo y'icyuya n'inzara, intumo y'icyuya ikamureba ukayivuga biragenda gute? Nta muri byo uza madamu yazaga gutora urubuga hahandi bacaniye batwikiye amatara gutora urubuga tundi harimo ababizi hano bageze abajyana. Uzi ko yaratunzwe n'abana bajyaga muri rya shyamba hariya hepfo bakaza baca twagushaya imubizi. Ubwo buzima urabona bateka amazi umwana bakamuhendahenda bakamubwira ngo baratetse nta kintu batetse ari amazi ariko birabuze kugira ngo aryame. Twasangiye inzoga yagenze Jacques. Nageze hano muri iki gihugu muri 1994 ku bantu batashe muri gihugu ntabwo nigeze nkora akazi, ariko kubera desordre y'ubupagani y'ubusinzi nagiraga n'intebe yo mu nzu, abana bakabura icyo barya n'icyo bakora mu buzima bw'ubusinzi. Muzehe akabwira madamu akamubwira ngo ntabwo washatse, rero umugabo azafite n'ubu turi kumwe ndamubwira, ariko Imana yari ifite ubwami bukomeye. Haleluya. Uriya ntukadutekereza ngo ubukristo bwawe nibwo bw'abantu, hari uko bufata wowe. Twebwe dufite aho twabufata, agakiza dufite uko twakabonye, niyo mpamvu tugakomeraho apana gukina, apana kuzana ibintu by'ibiteto. Navaga mu mudugudu imubizi nagira gufungura rwa nibato hano mu mudugudu hari metero bingana umwaka ugashira nzaba abari n'ibindi nagira gitari bivuga bya perezida umwaka ugashira ntasiba abashaka kuba ubukristo agakiza dufite aho twakava apana gupfa kugira gusa. Niyo mpamvu utagomba gukinisha iby'Imana. Imana tuvuge haleluya. Nimaka n'ubwicuku njabwira abana b'ubuhamya ntibafite mara twabaye mu z'ibihumbi dukodesha iz'ibihumbi bitatu ibibazo imagine iz'ibihumbi bitatu. Uyu mudamu ni mugufi ariko ni muremure mu mwuka. Turivamo ntabwo twabonye poromosiyo tujya mu z'ibihumbi twazamutse, turiva tujya mu nzu yo gutizwa y'igitaka
gusasa ibitaka bikajya gusanga igitanda cyose. Imana apana kukinisha Imana ubwije ukuri kw'Imana ubu haba n'ukuntu kwirata simfite isoni, haba n'ukuntu kwirata ndirata imbaraga z'Imana, ndirata gukora kw'Imana, ndirata Imana si kubwenge bwacu, si kubw'imbaraga zacu. Nimugoroba wo twaganiriye nababwiye ngo nta mpamvu ni yo kwica umurimo mwiza w'Imana uri muri wowe. Mu gihe utarisobanukirwa umenye uriwe mu mugambi w'Imana uracyari kontrole n'ibindi bintu, ariko mu gihe witawe ukamenya uriwe mu mugambi wawe Imana ikumva henshi. Ni ukuvuga ngo iraguproteja mu buryo ubwo ari bwo bwose, yarangiza igakora kubw'umugambi wawe. Pasiteri yabivuze cyane ndabita kwigisha Imana yambwiye ijambo ngeze hano kuri dodani ya hano gacurabwenge nzamutse hariya kuri yagadenze ndikomana kuhanyuma habaga dodani kuri iri shuri ya gacurabwenge. Imana ibwira ijambo irambwira ngo ngiye kwiga, nari nkunda nkora akazi k'ubwarimu hakurya iriya za Rwanda turi kumwe twari tutamwe na gatutsi, nagiye kwigute bizagenda bizagenda naje turi mu rugo turimo duseka n'abantu tugiye kubwira ko Imana yakwiye baraseka madamu ati kwiga bizamugenda bizarikwa biza kugeraho Imana ikingura umuryango ndajya kugenda akajeke hari ikiganiro magize nsanga ko barakoreshaho tesite y'icyongereza sinari icyongereza ndinjira niba narabimenye nanjye ntukubaza icyo bandi bamwe ngo yeshake sepase ujye mu Bugande. Ngeze mu Bugande Imana ikingura imiryango, umwaka umwe narangije ndagaruka njya kwivuga ko turi Burundi. Mvuye Burundi Imana imwohereza mu Ruhengeri hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane muri 2005. Imana imbwira nagiye gusengera umudamu muri Ruhengeri, sinari nahagija nagiye gusengera umudamu w'Isilamu waraguze umwana. Imana irambwira ngo ugiye gufata amazi mu gasafuriya gashushe, nurangiza kuyashusha ugende umenera mu muryango. Wa mudamu aze aharebe yari afite ibintu by'ibunguri abapfumu bari baramuhaye yimwe y'amagini n'agakisegura ngo azabyara. Imana imbwira gukora ako kajeste ndagakora maze kugakora ko biravuga ngo ubupfu bw'ibibwirizwa n'imbaraga z'Imana. Ndangije kubikora ndataha. Imana imbwira ijambo ry'Imana irambwira ngo dore aho ugiye kuzakorera ntabwo birashoboka. Ndagera ni mwaka wa 2005 na 2006 na 2007 ubu ndangije mu Bugande ibindi ndayirangiza ndagaruka muri koko twatuye n'abahizi Imana n'abapasiteri kawari mpamagara muzehe n'abandi duhurira mu rugo turasenga dusenze ducanga mu migozi yose yo kutiga no kudatembe kutamenya ibikorera Imana birakunda. Imana irabikora tuvuge haleluya. Imana irabikora irangije ikintu bijyana abana batangira kwiga, batangira kubona amadiplome, batangira kwiga za kaminuza kugeza aho narangije ngarutse barabwira bati jya gukora Nyagatare. Pasiteri wari uyoboye dufite na pasiteri responsable mu gihe nababwira ntibishoboka. Imana yambwiye kuzajya gukora mu Ruhengeri bati genda ujye, arabizi uko twakoraga decision bambwira ngo nijye gukora Nyagatare. Nabwira turangire Nyagatare mwebwe ariko ari yanjye baravuga ngo mu Ruhengeri sizone yacu sizone ya Nazarete abakristo biza kugenda. Imana yambwira ngo mpamaze umwaka n'amezi Imana yambwira ngo igihe cyane kirarangiye ndaza abashinzwe itorero. Ndangije abashinzwe basigaye n'uwo bagomba gukora ndagira ngo itorero ryagusa n'ubundi cyane umudugudu nasigaye nafunguye mwe bagenda gutangira mu Ruhengeri turimuka n'amadamu byo murabizi turagenda n'abana turatangira mu Gasaro aba barahazi hari n'abandi badusangira ngo korari mwana musanze turi ahantu ho twasengera turatangira dufite ingoma kudutebe dutanu
Imana igenda itwagura izana bose umurimo w'Imana urakomera kugeza n'uyu munsi. Niyo mpamvu tuvuga imbaraga z'Imana, twabonye Imana ikora igahera ku busa mpaka tugeze ku bifatika. Tuvuge haleluya. Muri 2012 nibwo Imana yanyuze umuryango wo kujya hanze, kandi nabwo byari bivuye mu gitabo kwa dufite iminsi 21 turimo dusenga turabya Imana, duhimbaza Imana, dufata amasaha 28 barabizi dafika mu Rwanda bikari biganza. Imana nambwira mu mpaye ndagenda ubu nazunguruka ibihugu hirya no hino, ariko si byo ndirata imbaraga z'Imana, kugeza uyu munsi. Mureke munemere nabivuze mu buryo bwihuse, ndimo ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana zibitse muri twebwe. Tuvuge haleluya. Aho turi kuri mugoroba nababwira ngo nta mpamvu n'imwe yo kwica umurimo w'Imana mwiza uri muri twe. Igituma abantu turi mu kugongana mu murimo ugasanga umuntu agonganye n'undi, ni ukubera ko utaramenya icyo ugomba gukora. Imana iturema ntabwo yigeze iturema ngo ishakishe kumenya aho tugomba kuvamo. Imana yaturemye izi aho tugomba kubaho. Ni ukuvuga ngo turi aho turiho muri gahunda y'Imana. Mu gihe rero Imana iturema ikurema mbere yaje kukuremera icyo ugomba gukora. Munyumve neza ndatangira. Imana yakuremye yaramaze kukuremera icyo ugomba gukora. Rero umukoro ni wawe, ni wowe umuntu turashakisha, ugashakisha icyanjye n'ikihe, icyo ugomba gukora n'ikihe, ariko kirahari. Umugisha rero ukomeye Imana itanga muri Kristo Yesu nuko ko hari icyo tugomba kumenya cyane Imana yaturemye tugomba gukora. Mu gihe nzakora icyo Imana yaremeye, ndakora ibyo Imana sinshobora kungana na pasiteri afite icyo Imana yamuremeye. Nubwo twaba turi mu rusengero, kandi nibyo mu rusengero rumwe afite icyo yaremewe gukora, mfite icyo naremewe gukora. Nukumva rero mu gihe turi ko dukora ariko icyo yaremewe nanjye mbona ko icyo naremewe biruzuzanya, bigakora icyo Bibiliya ivuga, kuzana icyubahiro cy'Imana. Iyo dukoze ibyo Imana ishaka, ni nabyo somo niho tugeze, nicyo cyigisho tugeze iwacu, kuko iki nicyo twahereyeho. Tugeze icyo kivuga ngo gukora ibyo Imana ishaka mu gihe cyawe. Twahereye kuri ni ukuvuga ngo igituma abantu bagomba mu murimo ni ukubera ko ataramenya icyo agomba gukora. Hari icyo agomba gukora, hari icyo agomba gukora. Ntabwo rero tugomba kugongana ngo usange niba ninjira kuje nawe yigeze cyane mu gihe tugomba n'icyagiye tube tutaramenya icyo tugomba gukora n'icyo Imana yakuremeye. Imana izakubaza icyo umugore wawe, Imana izakubaza icyo umugabo wawe, Imana izakubaza icyo umwana wawe. Erega Imana ni Imana. Imana ntishobora kwitiranya, no mu mazina yacu iratuzi. Izi njyewe irakuzi, ntabwo yigera yibeshya n'umunsi n'umwe. Ni ukuvuga ngo Imana yakuremeye izi icyo ugomba gukora, ikurema yamaze kukuremera icyo ugomba kuzakora. Rero yaturemeye na Edeni, kandi Edeni yawe irimo ibintu byose. Kuvuga amen. Edeni yawe irimo ibintu byose. Iyo turi mu gupapasa ushaka nturamenya Edeni yawe, ntabwo uramenya destiny yawe, nturamenya icyo ugomba gukora. Kandi icyo tugomba gukora ni ugukora ubushake bw'Imana. Tuvuge haleluya. Ni ugukora ubushake bw'Imana. Imana ntabwo yigeze yibeshya. Nko mu muryango aho mu muryango washatsemo, ntabwo Imana yigeze yibeshya. Imana yakohereje aho ifite icyo yakuremeye ko icyo ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo ugomba kuhakora igihe Imana icyubahiro. Ni ugomba kuhakora icyo Imana ishaka. Mu gihe dukora icyo Imana ishaka, icyubahiro cy'Imana gishaka.
icyicaro cy'Imana cyaraza muri Yerusalemu bari barahavuze amatongo yabaye nta cyicaro cy'Imana cyari kirimo ariko Imana iravuga ngo ngiye kubaka kandi Yerusalemu kugira ngo intebe yanjye yongere igaragare muri Yerusalemu. Turavuga ngo niyo mpamvu Imana yatanze umwana wa Yesu Kristo. Umuntu amaze gutakaza Edeni mu ngobyi ya Edeni, amaze gutakaza ubusabane n'Imana, umuntu amaze kuva mu bwiza bw'Imana ababaye ikindi kintu. Imana yohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo yongere agarure icyicaro cy'Imana mu mutima w'umuntu. Imana Data n'Umwana n'Umwuka biri muri twe kubera icyo Yesu yakoze kandi yagikoreye Golgotha. Aravuga ngo byose birarangiye, dore nzanye intebe y'Imana mu mutima wawe. Wowe muntu burya nawe ntabwo Imana ikize turindira nuko idashobora kwegera isura yangirika kubera twebwe. Haleluya, amen. Dishimye munagire gutangariwe muyakire mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana mwumve, Imana n'Umwana n'Umwuka we biri muri twe. Niba biri muri twe mwumva tudakomeye, mwumva tudakomeye, tubakomeye. Niyo mpamvu birivuga ngo dufite imbaraga zo gukunda hasi, dufite imbaraga zo gusenya, dufite imbaraga zo kubaka kubera ko Imana Data n'Umwana n'Umwuka we biri muri twe. Nababwiye umuntu araruta isi akaruta ijuru. Bibiliya ivuga ngo intebe y'Imana mu ijuru, ibirenge by'intebe y'Imana ni isi. Imana ifite akwiriwe mu isi no mu ijuru. Imana ikwirwa ni mu mutima w'umuntu. Yewe kubw'umugambi w'Imana, Imana icara muri iki gakwirwa, ndaruta isi ndaruta ijuru. Tuvuge haleluya, ndaruta isi ndaruta ijuru. Niyo mpamvu ndi gihanganye mu Mana, nturebere mu mateka y'ikwasohoka, nturebere ukomeze mu bwenge n'amashuri yanjye. Muma ni ukuri Imana no kwitana. No kwitana ndabizi, no kugonga apana mvuga mu bitidati, mvuga mu biki, no kugonga abusekwa kukaraba. Imana iri muri nje niba nkora ubushake bw'Imana, niba ngendera mu ijambo ry'Imana. Imana Data, Umwana wayo Yesu Kristo hamwe n'Umwuka wera w'Imana, hamwe n'Umwuka w'Imana biri muri twe. Amen, amen. Niba umugana n'uwobi mufite uwobi, ibituma hari ibintu bitanu biranga fatiyo Imana. Hari ibintu bitanu biranga umuntu udafite amahoro mu mutima. Hari ibintu bitanu biranga umuntu utakigendana amahoro mu mutima we. Kandi mbabwira ukuri kw'Imana, kugira amahoro mu mutima ntugire ngo bihwanye no kugira amafaranga kuri konti. Kugira amahoro mu mutima ntugire ngo bihwanye n'uko ukomoka mu muryango munini. Kugira amahoro mu mutima ntugire ngo bihwanye bingana n'uko ukikijwe n'abagobi. Amahoro mu mutima ni ikintu gikomeye muri gahunda y'Imana. Imana yashakaga ko Yerusalemu yongera kubaka kugira ngo amahoro yayo atemba nk'umugezi yongera kuba muri Yerusalemu. Umukristo rero utakigira amahoro mu mutima, babwira niwe babandi bagira ubwo buriya abantu twarashize. Iyo umuntu atagifite adafite amahoro mu mutima ajya ahanga amaso ibibazo bwo kwihanga Imana. N'ubwo ubuzima turimo, ubu nubwo ubuzima turimo naho tugenda umuntu agasanga afite ubuzima, ariho afite inzu, ariko mu mutima yabuze amahoro, yabuze amahoro. Niyo mpamvu ntabwo twibuka hirya no hino. Imana yacu iri hose, Imana yacu ifite imbaraga zikwiriye hose, Imana yacu ikorera hose. Nta kawe bajyaga abagambira kugira ngo wowe muri Kenya bagambira igihe kirageze cyo kuva muri Afurika, none uravuga ngo utinde muri Afurika. Ndababwira ngo nimba Imana, hari umuririmbyi Giswahili avuze ngo Mungu anaweza kubariki mahali popote. Ndababwira ngo
niba bitangurisha kuko twavuye muri Afrika ntabwo ariko niba bitangurisha muri Afrika mu bushake bwacu bizagurira umugabo monito umuvasiteri muri arambwira ngo nari nagiye kugura ngiye yarabuza gutangaza aravuga ngo uyu pasito tugiye kumufatira agume hano tugiye gushakisha uko tuzazana urugo rwiwe yuko tuzaruzana ntazatubaza twebwe tuzakora ibishoboka byose mu muzungu yafite ry'abazungu birimo nk'abantu hafi nk'amagana abiri arambwira ati rero dore iyi ofisi dore iyi modokari y'urusengero dore umushahara wawe tuzatubwira ibihumbi bigera kuri bitanu bari babarira kuba mbivuze ndavuga se kubera mu mutima ibi kandi nishefite numva mu mutima wanjye nibwo bwa mbere nagize intambara kuva nawe ndabwije ukuri kw'Imana ibintu bitandukanye ukwezi ndi mu nzu y'urusengero ibiro by'urusengero birahari imodoka birahari ndavuga biracitse iyi Imana ivuze cyane hamagara madamu ngenda mwene nagize ikibazo mfashe gusenga Imana nagize ikibazo mfashe gusenga kimeze bakubwira ngo umuntu atuye sinigabutse impamvu nini nabonye amafaranga nabonye aho nkorera ahasigaye nawe zagutegereza usanga uzi icyo yarambuye ngo dusenge akubwira sawa turasenga ubise mbwira abakozi ambwira ngo maze bitora dusenga Imana umunsi wa gatatu naramubwira nti Imana yatubwiye kuko Imana yabwiye nawe iramubwira ambwira ngo ntabwo igihe kiragera cyo kujiya umudamu umudamu abandi atabona abandi basaze bavuga ngo baragiye yarabonye aramubwira ubu nagomba kuzamwohereza amafaranga akajya yicaye nta kibazo kuko iryo torero ryagombaga gufasha urugo rwawe none urambwiye ngo igihe ntikiragera cyo kurya ndaheba nibuka ijambo yambwiye ryari rikageyo ngiye kugenda ku ishuri hano mu Bwana naramubwiye namubwira ndagiye ari ubuzima turimo icyo gihe nakora akazi kuko yari amezi 13,500 byari 14 keso cyari gakuraho 500 dufite abantu 13 mu nzu hariya aho Gabriel yari atishije imuhanzi yari kurana maze kuza kurepetra uyu mugabo arabize perezida w'u Rwanda noneho arambwira ati uragiye turakombe ibintu 13 byatuma none ko bivuze biragenda kugira ngo Imana izakorwa niba Imana yambwiye kujya kwiga guhagarariza arafata ibishoboka ngisha abandi n'abapasiteri bari bari ntabwo nkora iki uzi abantu bari kubabwira batiye baza witoza iby'Imana ntawe ubimenye bari kubabwira bati cyangwa se pasiteri bari babwira ati birashoboka ko Imana icyo kijya bigiye kutwereka atari kurebesheje amaso y'umuntu abantu bakambwira bati utuje ubanza igihe cyo kwiguziga niba ari Imana yabivuze ntiturakamenya gutahura igihe cy'Imana no gukora kw'Imana ndamubwira aradushimya yambwira ati rero ugiye kubwira uze mubwire ko ibintu bihindutse none tumenye ko turi ubwo yatekereje deja kwimuka ngo agasubira muri Kongo iyo twavuye afata abana abajyane bagende basake se ko kwitongo ngende niba n'indani zabo zabone kongera ndavuga ngo Imana icyo kintu singishaka mu izina rya Yesu
aragenda nambere ko umfuso afata abana atangiye guserekeza abana aragiye agerayo abasigaye ngo agaruke aho yaraye ngo araseka umwana aramubwira ngo mbambwire ngo ngende kwiga nawe uko asigaye nakwiga najya agaruka nagumaho iyo arambwira ngo ntagire ikintu na kimwe azambaza ngo azambona ngo abone nk'umwana kagere niba ufite nirere iva ku isi ngo azandeba nk'umwana ntacyo ambaza nk'umugabo mu rugo izera ko akomeye umugore akora mu rugo ari umugabo yere kumaza kuzana yo guhaha zana y'amakara mwebwe ndavuga ati sawa ubwo Imana ivuze nanjye ntabwo kuri ngo nangize ndamusezera ndagenda mvana ibirenge mu rugo Imana isikingura imiryango birenze ya mafaranga nahembwa batangira kurya ku tuko twahaha amataraza isukari raza amakaraza ifiraza umuceri raza ibintu byose byigarangiza imyaka wumva ukuntu Imana ikora uyimira amashi ande ikibazo mu mutima arambwira ati ngiye cyane ndamubwira Imana ikubwira iyo torero urimo mu bengeri itorero rimeze niko tubitangira ndamusezerana kugeza n'uyu munsi turi haleluya tumwanya ntabwo Imana ishobora kwemera ko tumwanya ntabwo Imana ishobora kwemera ko tumwanya uwo munsi ni umunsi w'unagize intambara idasanzwe tuvuge haleluya Imana irakomeye Imana ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi tugomba kumenya muri byandara ni ukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye iyo Mana yavuze iti isi nibeho
imana izindi tukere n'imana ifite imbaraga zirenze amashuri yawe zirenze amafaranga zifite zirenze ubwenge zirenze ababyeyi zirenze abakomeye kandi yinjire mu izina rya Yesu igere na hariya hari kubona bidakunda bikunde bifunguke mu izina nta mpamvu yo kwica umurimo mwiza w'Imana uri muri wowe. Icyaka twavuze ejo mugoroba twaravuze ngo Imana yashatse byose byongera kubakwa kugira ngo igitinyiro cy'Imana cyongere kigaruke muri Yesu. Imana icyo yakoze Satani yaramaze kudutesha agaciro, yaramaze kutwambura umuntu n'uburenganzira bwacu, yaramaze kutwambura imbaraga n'ubusabane n'Imana, ariko Imana irongera itanga Yesu Kristo kugira ngo yongere agarure igitinyiro cy'Imana muri twebwe. Impamvu ni ukubona uvogerwa n'ibintu ibyo ari byo byose nta gitinyiro cy'Imana kimuri we. Impamvu ni ukubona abapasiteri batuvogerwa nk'uko bashaka icyo ari cyo cyose kidafite n'agaciro kidafite epfo na ruguru nuko nta gitinyiro cy'Imana kiturimo. Nicyo gituma mu gusanga umuntu akaririmba hano, umuntu akabwiriza hano, yasohoka hano hanze n'ubwira ngo abadayimoni baragutinya urihe nta gitinyiro cy'Imana na kimwe kikimuriho. Nicyo gituma ugenda ushaka ushaka ukagira ngo uracyari mu imbaraga zarashize, nta gitinyiro cy'Imana, imiryango yarakingutse yose. Satani akongeraho imirongo y'umunsi urashaka amuta nindi rukwaga ntabwo ni Satani, nindi wakoze ibingibi ni Satani, ni hehe kubera nta gitinyiro cy'Imana kikiri mu rugo rwawe. Muranyumva neza? Nta gitinyiro cy'Imana kikiri mu itorero. Isaya yavuze ngo muza mu nzu yanjye muza guhimbaza kandi amaboko yanyu yaragushije amaraso mukaza kundibatira urugo gute musubire. Nta gitinyiro cy'Imana kikiri mu itorero. Niyo mpamvu tuvogerwa n'ibintu byose, niyo mpamvu umukristo mu gusanga nta kimukigeragere yararibye aravuga ngo numva wari umukobwa nguzi gusenga wubaha Imana ngo none tugira gute umuvogere yaratavuze ijambo ariko nubwo ari umukobwa nubwo ari umupfakazi nubwo ari umuvuga wubaha Imana ntuzapfe kugira gute mbabwije ukuri. Igituma ibintu tuvogera nta gitinyiro cy'Imana kiri mu twebwe. Niyo mpamvu na Yerusalemu abanyamahanga bari baragize ibatiro binjira uko bashatse bagasohoka uko bashatse bagaragara uko bashatse. Yerusalemu yararwaga mu nyamahanga byavugaga he? Yerusalemu yari kubasanga abahungu n'abakobwa barivanze abanyamahanga. Nta gitinyiro cy'Imana cyari kikiri muri Yerusalemu, ariko Imana ishimwe yaduhaye Yesu umwuka w'Imana kugira ngo twongere dutinyike imbere y'Imana. Iyo twimitse Yesu Kristo mu mutima wacu ntabwo kutuvogera mutima turi mu kwambara uko dushatse tukigana n'isi, nta gitinyiro cy'Imana kituriho. Ubu uyu mwuka nimubwira ngo duhangane n'ibintu umuntu arakopera ibintu hanze nigeza nta mu rusengero. Niba harimo igitinyiro cy'Imana, Imana nyir'ijuru igira icyo ikora mu izina rya Yesu. Amen. Igira icyo ikora. Tugire 5 bafite igitinyiro cy'Imana, tugire 10 bafite igitinyiro cy'Imana, ngira muri bwo Imana idakora ibitangaza. Icyaka Imana yagaruye ubutabera muri Yerusalemu. Ubutabera hari harigiyemo guca imanza abapfakazi bakarengana, abana bakarengana imfubyi. Nta butabera bwari buhari. Niyo mpamvu usanga ubunyura umuntu mu mutima udafite igitinyiro, udafite ikigero cy'Imana muri we. Ubutabera bw'Imana muri we utwara abantu barikira n'urwanda atsinda kwicira urubanza. Yesu yarabirangije cyose. Ikibazo ni uko utaramenya ko Yesu ari wowe. Ko muranyumva neza? Ni uko tutaramenya ko Yesu ngo wowe
ni wowe nyine ariko hari ibyo Yesu yakoze asanga ko Imana yaduhaye Yesu turakomeye kubera ko dufite Imana none reka kwica imanza wenyine reka kwica urubanza ubutabera mu rusengero turakomera ku munsi ukuna wabana kurenda mu rusengero ejo bundi hari abakobwa bambwira ngo wowe wabonye amafaranga uwa ku rusengero ukabukodesha muzi ko n'abakristo batibuka bakagira umuntu wabonye amafaranga yo kuba ku rusengero ungana gutya hanyuma ukabukodesha ukaba utariyubakira wowe uri umupasiteri w'iki gihe uzi yuko ugana bakabwira bakakubara mugiye muri afurika igiciro kingana n'umuntu muri afurika igiciro kingana ku batari wakanizo none mugize amahirwe baguhaye tubonye amafaranga ngo abana bawe agatangira kukwereka responsabilite zawe akakubwira ngo ejo urabona umusore byo uhinduka ngo basigaye ngo bigenda n'ubasigaye n'akazi babwica ukuri mwizi babwica amafaranga twabonye ko iyo nza kuyakoresha ubundi buryo nshaka mba mfite inzu nziza mba mfite n'imodoka nziza itari nziza babwica ukuri amafaranga niba ari amafaranga niba ari amafaranga ya envelope agomba kuba ya envelope niba ari amafaranga y'abana agomba kuba amafaranga y'abana niba ari amafaranga yo kuba kusengera agomba kuba ayo kubaka urusengero kandi ubu aho twubaka urusengero ni mu kubona ipica ni mu kubona igishushanyo cya kadasiteri muri iki cy'inzu yanjye kandi Imana irakiranye Imana itameze nk'abantu izabikora ubutabera bongera kugaruka muri Yerusalemu icyaka wari umutungo w'Imana kugira ngo ugaruke muri Yerusalemu kuko muzi ko turi umutungo w'Imana muri rero bamwongera ubwanjye n'ibyo ngize n'ibyo ntunze n'ibyane n'ibyo ntunze aho Satani atwiciye abanyafurika n'abandi bantu ntavuze ntabwo ni Satani atwiciye ubwo ni mpamvu ko ntavuze wirebe witekereza ntabwo ni ko yatufite ubutunzi Imana yabishaka muri Yerusalemu kongera ubutunzi bw'Imana ikababwira ngo Yerusalemu niyubaka imiryango yose igasa ubutunzi bw'Imana bwongere kandi buri muri Yerusalemu uhesha Imana icyubahiro igituma usanga ibintu bitunanira niba ufite si kubw'imbaraga zawe ubwenge bwawe ubushake bw'Imana Imana yokora kandi virgile muri ayo wose niba muzi ko turiko tuganira mwaretse tukajya tutransfer ibintu tukabyambutsa hafi ko tutabisanganye igituma abatari muko icyizere niyo nageze kuri chapitre yacu y'icyo dufite niyo navuze abantu bagifite kwizera kubera iyo umuntu yizeye akora kubera ko iyo udakora nta kwizera kwapfuye Petero yaravuze ngo nyereka kwizera kudafite imirimo nanjye nkwereke kwizera gufite imirimo igituma abantu batagikora kwizera Imana baramusa nk'aho batakifite icyizere ni ukuvuga ngo icyo Imana ejo simbizi ntibizongera kukimba umuntu akakigumbira akakibona nk'aho atazi iyo cyavuye n'uwakoze Imana niyo yabikoze iyo aguhaye ninde wavuze ngo Imana yaduhaye amaboko abiri ngo wowe ukure no kwakira muve ubutunzi uri bw'Imana mukorere Imana nta mpamvu yo kwicurura mwiza w'Imana uri mu rwego nta mpamvu muvuga ubutumwa ko rero tuba turatubwiye ngo nta hantu naho ngo ushobora kuzagera naho uzakorera ngo uzitwaza ngo uvuge ngo aha narindi ngo byari bimeze bityo nta kimwe uzireguza nta hantu havuga ngo hariho tugomba gukorera Imana ngo hasi tugomba gukorera Imana wose dusabwa gukorera Imana kuko n'icyo Imana yaturemeye ngaho nagarutse kandi icyo Imana yaturemeye siko twasomye twavuze ngo nibyo twavuze mu Efeso twavuze ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ureke simuka ibindi vuga utuntu turegira nanjye tuvuge amen
cyane iminota 15 ubwo tuntu igituma umurango uko uvuga rero igituma tuntu uko kwizera muri wo ndakora kwa ariko nta muntu wo ufite kwizera Imana azi ko Imana yakoze uyu munsi neje n'izakora Imana imeshe no muryango wanjye neje n'izambesha ngo murangize byaguhaye byagushize mu bigundi nando kubeka gugu kabuduna nando kubeka wumva ko wizera Imana ese no guha ikintu naraza kugira ngisubiza warangiza ko gatoya ese urumva bigana urangize ko ejo uzahaho urangize wabugize sho ni gahunda tuyumugabo amaye n'uzari pejo naza reka nigume ngiti kintu kubita abada nandi tuzitwaza ngo twari dufite akazi twambaye imyenda twambaye inkweto turakora umunsi hari ibintu byamungukira Imana izabitubaza abaza Imana izakubaza Imana ikuwaza ko gukora kwinjiza umabuza unyuze zibabye zizika umabuza yawe ni wowe ufite cyawe Imana ikuwa ubushobozi n'ubwo bubasha n'ubwo butunzi kugira ngo ubashe gusohoza Imana yawe iyi Imana ikwaye ikaba utabikora irigana iricuza ikaba mu kadere aho ejo byahinduka ejo yahinduka iyo niyo mpamvu ya mbere Imana iguha akazi Imana ikaguha akazi no mu bandi batagafite kandi utigeze utabarusha n'amashuri Imana ikagutumura ikaguha akazi k'amashuri amurebe warangiza ukaruhuka Imana inababara wowe ubuzi ko urimo ukora witeza imbere urimo urataba ibyawe urimo urataba n'ubugingo bwawe niba ahandi bivuga ngo inkokundi bazabazirika ikimasa kirimo kirisha kitatse ko bagiye kukibaha bene ukagura ihene cyangwa inka kandi uzayibaga ukayizirika cyangwa ukayijyanaho irisha kandi ejo uzagera gute uzayibaga satani akakuyobora muri icyo kintu akaguha gukomeza kwiteza imbere no gushakisha ubundi buryo wiryoshya wowe ubwawe ukibagirwa icyo Imana yakoze urimo uragana mu irimbukiro ntabwo ubizi icyaka Imana iguha iyo favere y'ubushobozi Imana iguhaye kugira ngo umuryango wawe nawe ushime Imana uvuge ngo Mana Imana irahana hajya mbabaza abana n'umugore wamize ikaguha ubushobozi kugira ngo umwana wawe avuga ati Imana ushimwe ko wambaye papa mwitaho ushimwe ko wambaye papa Imana ushimwe ko mamaza ukiga umuryango wawe ukishima nawe ukaza ugaturira Imana ukavuga ati papa Imana ishimwe ko yakoze ibintu akaguha ku mafaranga amaturo ukambara ukanira umutwabere Imana igikorera ati reka abantu bazamere gutya n'umuryango usanga n'umuryango wawe n'umugabo n'umuryango w'amadamu byose birafatanyiriza hamwe bahimbaza Imana kubw'icyo Imana yakoze ku bwawe Imana yagucishije mu mutwe bibatera guhimbaza Imana si kwese yavuye byabishobora kugira ngo abantu babone ibyo gukora bibatera guhimbaza so icya gatatu ni uburyo bwo gukorera Imana uburyo bwo gukorera Imana bwo gukorera Imana mu buryo butandukanye igihugu cyawe tuvuge amen igihugu cyawe uriya giteze umugisha mu bwoko bwawe ubutunzi bw'igihugu n'abaturage ko murangiza ubutunzi bw'igihugu n'abaturage niba udatanga umusoro urimo urahombya leta Imana yaguhaye umugisha munyumve neza muri kuganisha muri politiki munyumve neza mbabwije ukuri ni ijambo ry'Imana niba udatanga umusoro icyo Imana yakoze ku buzima bwawe kugira ngo ubere igihugu umugisha ntacyo uri gukora tanga ibikwiriye ibya Kaisari mu bihe Kaisari n'umurandeba nawe ubona ukuri kw'ijambo ry'Imana ubushize nabwiye abacuruzi batorera mwebwe niyo mudatanga umusoro mu gace kwa muza gucora murabajura hari abantu batwategeye kuzana icyacu kubera ko turabajura n'ibindi aho kugira ngo umujura uzoza icyacu rwinshi
niko umutima wari kubwira ko umukwi uraza cyane cy'iki. Haleluya. Amen. Dukomye rutende. Niba rero Imana idakunda muri ibyo angekoresha ufite ikibazo. Akandi kambere rero mwihangane kandi kambere gatuma dushobora gukora umurimo w'Imana. Nehemiya yari ifite icyizere ko ari Umuyuda nyakuri. Turabyumva yari ifite icyizere ko ari Umuyuda nyakuri. Niyo nanone twabwira niba umuntu atagikorera Imana kandi ari Imana yaturemeye, niba umuntu atagikorera Imana nta cyizere gifite imbere y'Imana. Nehemiya yabashije gutora umuntu kubera ko yari ifite icyizere imbere y'Imana nk'Umuyuda nyakuri. Ntabwo uri kumenya uwo uri wo muri Kristo Yesu. Turi abo turi bo muri Kristo Yesu. Nehemiya agatuma n'Umuyuda sawa, menya ko n'Umuyuda nyakuri. Yerusalemu igomba kongera kubakwa mu izina ry'Imana ishobora byose. Reka niba usigasobanura niba hari ibintu biteye ubwoba n'abantu, niyo mpamvu uri gusanga hano yabaye uwo tureba ntaza akabundi nta cyizere gifitiye. Hari umuturage batazi kuri mu Kristo, muratwikurana niba babona muri karite uyu mudamu ntazavugisha abantu n'umugabo ahora ni gutya, abantu ntibazuriwe ku cyumweru bagabona umugihe bibiri. Uyu muntu ni Umukristo buriya ajya gusenga, muzi ko dufite kandi amazu nicyo cyadindije amakanisa yacu. Nicyo kubera ko ntabwo tuba abakristo twageze hano gusenga, twagerera muri karite tukava, ntabwo turi ko tuvuga ubutumwa icyo Imana ishaka. Aho twari tugeze gukora icyo Imana ishaka, ujya wibaza ko se icyo ndimo nkora umunsi icyo nicyo Imana ishaka. Ese icyo nkora gitera umuntu guhimbaza Imana, ujya ubwira icyo ukora cyere undi muntu Imana ishobora byose. Kora muva dukora icyo ushoboye kugira ngo undi muntu abone Imana. Ujya icyo ushoboye kugira ngo undi muntu abone Imana. Haba nubwo wicaye, nubwo uri mu bwenda, nubwo uri mu biro, nubwo uri mu cyuruza, undi muntu uri kurwana, gira icyo ukora kugira ngo umuntu abone Imana. Gira icyo ukora. Amen. Aho tugeze wapi? Gira icyo ukora. Niyo somo turimo, gira icyo ukora. Mu gihe cyawe, gira icyo ukora kugira ngo umuntu abone Imana. Abantu batakimenya ko abana mugaruke mu izina rya Yesu. Vuga amen. Amen. Icyaka Nehemiya yarazi impamvu nyamukuru imujyanye kujya kubaka Yerusalemu. Impamvu tutari gukora umurimo w'Imana n'Imana mwiza nuko tutazi impamvu tubikora. Ukabikora ugakora ikora pasiteri, nubikora ufite muri pasiteri ukora ejo uzabona. Ntabwo dukora kubera pasiteri, ntabwo dukora kubera pasiteri, ntabwo dukora kubera Fosikoye, ntabwo dukora kubera Nazareti, dukora kubera Imana. Dukora kubera urukundo dukunda Imana. Tube tugarurira Imana icyubahiro. Tuvuge haleluya. Tube tugarurira Imana icyubahiro. Niba uri mucuranga mu buryo buri excellence, niba uri muririmba mu buryo buri excellence, niba icyo ukora cyose gikore mu cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Nizamuke mu buryo bw'icyubahiro cy'Imana. Amen. Amen. Nifata mbere kufure bikore mu cyubahiro cy'Imana. Nito ariko turi kubikorera ibi, niyo mpamvu uri mu kutunanira. Nehemiya yarazi impamvu neza imujyanye i Yerusalemu kujya kubaka. Ntabwo akuzanya rero wawe ntabwo umuhungu n'uwahagarara bakomeza si neza barwana wari kandi bakamenya n'impamvu nziza yo kumurwana. Basere barazi n'abasohoye aravuga ati ndabazi ibyo muri gukora byose kandi kimwe niyo mariri aravuga ngo wazuri mukaiki na mpenzi wangu wakaribu kandi iyo sezeranye twagira ngo ntahinduka. Ibyo yavuze no kubikora izabikora.
muito bem. Ele é o Senhor. Amém. Amém. Ele está hoje em Neemias. Kandi natwe tukiza gushoboza gukora umurimo mwiza w'Imana mu mutwe. Ni ukwegera Imana. Tuvuga amen. Ukwegera Imana. Iyo twegera Imana. Iyo twegera ahantu ndahatinda, ndahakunda. Ntabwo dushobora kuzakora umurimo w'Imana tudafite kwegera Imana. Iyo twegera Imana hari ibintu bitatu bibaho. Ikintu cya mbere, Imana nyir'ijuru iza yiyamura ku bumana bwayo ikabutwara. Iyo twegereye Imana, Imana yiyamura ku bumana bwayo ikabutwara. Tukabaho mu buryo bw'ibitangaza. Abantu mu buryo bareba ko tugiye gupfa, nyamara ngo tugiye kubaho. Abantu babona ko byacitse, nyamara byakunze. Gusa tugira ibanga ryo kwegera Imana. Niko yatubwiye nimugoroba, yatubwiye ngo nimugire umwete wo gushaka Imana. Kandi ngo n'imbaraga zanyu zose, ngo n'ubugingo bwanyu bwose. Iyo twegereye Imana, haleluya! Iyo twegereye Data, umubaza abana azayibona n'umwana bwayo. Umwana bwayo ni ubudahangarwa, akabukwambika. Niyo mpamvu tubona usabuye akabukwambika, ukagira imbaraga, ugakomera. Kubera ko Imana yakwambitse umwana bwayo, ikatufunguriraho, tukarya, tukambara. Abana babona bikize tukavuga ati birakunze. Abana bavuga bati ntibigenda, bati biragenda. Abana bavuga bati nitwubatse turubaka mu izina rya Yesu. Bavuga ngo hano hanze biracitse, batoya. Kubera ko twegereye Imana. Iyo twegereye Imana iza yiyamura ku bumana bwayo ikabutwara. Tukaba mu buryo bw'ibitangaza. Ni ukuri Imana turi mu buryo bw'ibitangaza. Haleluya! Turi mu buryo bw'ibitangaza. Icya kabiri, iyo twegereye Imana, Imana ijya itwandikaho kwera kwayo. Umuntu akabaho uturanye n'icyaha kandi ntugikore. Jambo rirakomeye. Uzi guturana n'icyaha kandi bizavuga ngo icyaha kiza n'ibyo. Nguturanye n'icyaha ntugikore kandi ufite uburyo bwo kubikora. Umwaka ugashira, undi ugashira. Ndabwira abagize n'abagize ngewe udakora icyaha nibyo byontangaza kuko wagikoze. Uwakoze icyaha nibyo ntangaza. Kubera ko kamere muntu ishinzwe gukora icyaha. Ishinzwe gukora iyo ubona umugabo cyangwa umugore, umuhungu, udakora icyaha, abana n'icyaha, aturana n'icyaha. Ushize ninde batubwiye ntibamuvuga ubutumwa. Aravuga ngo icyaha ngo hari igihe ukirebera hari icyo gishinzwe ni ukuturwanya, kiradushakira. Noneho wowe ngo hakora kiri hariya ugari kwa ngoya gumaho narakwanze nanjye kwa ngo nabambwe ku isi kandi sinabambwe kuri njyewe kaho ko gumaho kubona umugabo cyangwa uko umuntu abana n'icyaha ntugikore. Barahindurwa Imana n'imbaraga z'Imana kandi ni igitangaza. Ni igitangaza. Imana rero twayegereye igereye muri aho kwera kwayo ikakuduha. Ntabwo turi abakiranutsi, ahubwo turi abakiranutsi muri Yesu. Kubera Yesu niyo mpamvu turi abakiranutsi. Bibiliya iravuga ngo umuntu niyita ko atari ngo niyita ko umukiranutsi bazaba babaye dukiranuka kubera Yesu. Haleluya. Haleluya. Muza amanyanga tugira. Ariko Imana iyo ituboneye muri Kristo Yesu bimwe mureba kamari gatanu. Yesu yatsinze urupfu na kuzimu, atsinda icyaha, yicaye iburyo bw'Imana. Ndaje dusenga Imana, yicaye iburyo bw'Imana. Ni ukuvuga ngo aradukurikirana umunsi isaha n'imwe. Bibiliya iravuga ngo turi imirimo itavuga. Kandi kubera ko umubaza uburyo twakagombye gusenga, twebwe kuko tutazi gusenga, ngo ahora dusabira ku Mana buri munsi. Akavuga ngo ndetse yari kuvuga gutya ariko dore uko bimeze. Nubwo avuze gutya ariko dore uko yakagombye kuvuga. Noneho ngo akatuvugana shitani nawe yica ngo agaturuka ku Mana ngo akaza akagatera ndetse n'umunsi ni umunyamafuti, ni umunyamatanga. Arimo aratwega si umunsi wacu wa buri munsi, arimo aratwega
Yesu yicaye iburyo bwasi akumva Satani. Yesu mwagabo akavuga ati data desire so wajyanye n'isi si we n'abantu bigoye ntuzi ko namubabare. Satani ngo akazimuruza akajuguta ngo akagenda yamara ngo tubakunda ngo tukumve tugakunda Imana kandi ngo kubera Yesu ni uruhande rwayo aho tuvuganira umunsi kuwundi. Iyo twegera Imana rero nukuba Imana yambaho kubera kwayo ikakuduha muri Kristo Yesu. Avuga amena. Ikakuduha icyagata iyo twegera Imana ngo iduhe umugisha. Avuga amena. Imana iduhe umugisha. Nimuhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Twegera Imana. Twegera Imana. Ikintu cyose ukorera inyuma ya Yesu Kristo ikibazo. Ikintu cyose ukorera muri Kristo Yesu Imana irakemura. Kuko turabo yare. Uvuga amen. Kuko turabo yare. Ituremeye imirimo myiza. Mwumve ituremeye imirimo myiza. Murire icyo ukora cyose kitari muri Kristo Yesu kiri aho kiri hirya y'umuntu. Ariko icyo dukoze niba turirimba tukaririmbira muri Kristo Yesu turemera. Uvuge amen. Niba dusenga tugasengera muri Kristo Yesu turemera. Niba turi abapastor dushumba tugashumbira muri Kristo Yesu turemera. Niba turi abavuga butumwa tukavugira muri Kristo Yesu turemera. Niba dutamba tukabyina muri Kristo Yesu turemera. Mpamvu dusenga utekereze umugambi wa utekereze kugikwita beretse kutekereza tunandeze ukuri ibyo byose uvuge ngo Mana ndagushimiye kuzika ndagushimiye kumuntu ndagushimiye ko wamureye ndagushimiye kuzirikana umugambi